utari umugore ari umugore. ariko hari inama natumirwamo utatumirwamo kimwe nuko nanjye hari aho nakandagira utanarunguye hehese henshi cyane ese kuzimu honyine twikomereza oya kubera ko turacyari muri introduction nutangira kuvuga ko ndi umusore wo kuri umugabo uri petit frère sha nkaraka urumva wacu jewe umva fanta nkanywa amafaranga nashyize muri hotel nayashashe ku buriri agenda nkayaryamamo njyenyine kwiyorosa ubu Nyagahene turi kubona ubu yigeze kujya afata amafaranga akajya muri hotel agasesa ku buriri yaryamye mu amafaranga nkayasasa ku buriri yewe noneho nkaza akuramo ibyo nari nambaye ahita niryamira mu mafaranga kagarama mu mafaranga. Yes, turabasuhuje abadukurikiye kuri Rukumbi TV. Mushimire wowe wakoze subscribe nawe utarayikora. Nyarukiraho uyikore ntabwo bigoye na amasegonda rwose ukaba byose ubikemuye ukande subscribe ukande kukazogera hanyuma ukande like ushyire comment yawe igitekerezo cyawe muri comment hanyuma kandi unasangiza abandi iyi video kugira ngo ibashe kugera kure. Nkuko mubibona rero hano ndi kumwe n'abagabo babiri rwose b'inkorokoro b'ibyamamare. Ndabakiriye cyane baratwibwira ariko musanzwe munabazi n'aba celebrities cyane n'aba influencer. Mbahaye ikaze kuri Rukumbi TV. murakoze cyane Ndi kumwe rero n'umugabo wita Nyagahene. Nyagahene muramuzi cyane. Muramuzi muri sinema nyarwanda, muramuzi afite ibigo. Wambabariye ako kantu ukagakosoraho gatoya warufise ngo n'abagabo babiri. N'abagabo babiri n'umugabo n'umusore. Mvuge ngo n'umugabo n'umusore. Oya kubera ko turacyari muri introduction nutangira kuvuga ko ndi umusore wo kuri umugabo uri petit frère sha nkaraka urumva wacu jewe umva jewe ibyo bintu abadukurikiye barabizi nge ndubatse ubwo nge ndi umugabo uri umuki bwo ubundi umuntu wese utaragira inshingano uretse gato ceceka uvugira amasoro umbajije reka ngusubire umuntu wese utari umugore ari umugabo ariko hari inama natumirwamo utatumirwamo kimwe nuko nanjye hari aho nakandagira utanarunguye hehese henshi cyane ese kuzimu honyine twikomereza Bo hanyuma rero reka twivuge nkuko wari ubisabye. Yego. Nitwa Emmanuel Kayitaba alias Nyagahene. yes, N'andi mazina menshi nk'ayishoka cyangwa n'ibindi ukaba urivuze naye nitwa Munyaneza Gilbert amazina niswe n'ababyeyi nkajyana kandi bita G-boy akazaho n'akandi kitwa Giri akazaho n'akandi kitwa Pilipili ni menshi cyane. ese ubwo yose wayafashe bitewe n'iki? Ni amazina n'amaranga uko naho mu gisirikare uko bagenda bongera uretse urimo kumva ubugome uretse Pilipili uretse ikora bizo urusenda urumva ayo yose nyine agenda za nko kubona mu gisirikare wavuze kamurari ubwo nakowe nka kuri abatanga ya maranga bene nako abana abantu bagenda bashyiraho irindi wamuhaye kanende ayo yose se niyo navukanye uze nkanitwa na Papa Baraka we witwa Papa cyane hano mubwira nitwa Papa Gilbert nitwa Papa arya uwizina ryo ninde Rukumbi Papa Rukumbi tubyawe nawe twajya mwaragendesheje igurata musaza Imana aramfashije nyine n'inzozi genda byemeye ko ntabwo wumva ko ndi Papa Rukumbi nako atako wowe niba ubyanze rero wameze uruhare imburagihe ako nawe do nase oya intangiriro y'uruharani n'amasoso ndabizi nawe ugera mu maso
ese Gilbert buriya afite uruhara aya nuko hashye baba oye twanerekana abantu Kandi ntago rw'abatindi. urwego rw'abakire ngenda ndacyari muto ufite imyaka ingahe warizo amaze uruhare imbere oya ufite imyaka ingahe wowe icyo nzi cyo ngurusha imyaka 12 12 ufite ingahe ngaye sura yishakira wayanyagaye ntabwo avuga imyaka ye ahubwo nakubwira umwaka navukiyemo akibaza. wowe ukabara ukamenya iyo ari uvuga n'uwuye ntabwo ari wumbaza kose wabambaza undusha imyaka 12 tujye tunareka no kubeshya abantu undusha imyaka 12 ngiye natangiye kumenya ubwenge nkamba kamba mbabona mukina filime iyo myaka 12 none imyaka ngize kamba none se nyine wabimenya wakabimenya wowe natangiye gukina filime njya kuri kamera zimeze nk'izi za rukumbi wowe ukamba urumva nawe mfite imyaka ingahe abarushaje kuri none undusha imyaka 12 gute none wowe urashaka kuyongera urashaka kuyongera se ubwo ngubwo reka dufate imyaka Gilbert afite ukube kabiri tuyikube gatatu nka gatatu ngo niba ari 12 ubwo reka dukube kabiri ngurusha 24 hanyuma warangiza ukanyubahuka ukamenya uruhare imburagiye ako nawe baturebere abantu bafite amasosi intangiriro y'uruhara n'amasosi none nimba atangiye kuzana ibi bintu hariho igihe ngo bashyirisha aho ngo n'indi misatsi kuyitera wese reka nza gutangira amafaranga ashaka gutera rukumbi uyu nguyu nzamujyana mu Bwongereza bamutere umusatsi kuko aransebya uruhara rwe abantu biyubashye mani bagomba kugifata intuza yawe abantu biyubashye baba bagomba gucya ku mutwe abagore batunga umusatsi nawe utunga umusatsi uri umugabo ariko nakuri umusore so azabohesheje direde yenda bikagira inzi okay reka dushime ko turi mu mezi atangira uyu mwaka ubu tugera mu mpeshyi uzambara ingofero uzabigenda kamihemu ibi ni ibintu by'abasirimu nyine izuba rizajya rikubitaho bya bisazi bite bizamuka ushobora kumurikira karitsiye ahubwo hari ukuntu kubera ko twe dufite n'amafaranga urabizi tuzagura indege izajya ziparika aho ngaho esitare ya mbere imikate hano imikate hano uri igihwini iki kiganiro kiraryoshye ikiganiro kiraryoshye rwose aba bagabo bazi gutebya muraziranye uyu musore n'uyu mugabo rwose uyu musore urabona hari igihe umwana agira gutya agakubagana akazana umugore ari umwana mutoya kandi njye ndi mukuru niko yabigenjeje yarakubaganye azana umugore yagutanze gushaka nanze gushaka ariko nanjye ubwanjye ngiye ngomba kubikora ruzungu cyangwa kinyarwanda umuco tugomba kuwusigasira ntabwo njye najya gushaka umugore mfite uruhara rumeze gutya n'ibyanwa bitamaye agaciro mvuge ngo nzanye umugore bahita mariage koco ako nyagaye tutabeshye abantu nk'umukobwa mwashakana tugere mu gihe cy'ukuri umukobwa mwashakana sibyo wamufasha iki umukobwa twashakana cyangwa se mwakundana ahubwo utangire mukundana yego turakundana umukobwa mukundana noneho wikosore uvuge ngo umukobwa washaka mpana gushakana kubera ko nta mukobwa ushaka umusore ashaka umukobwa akamukwa ubundi umugabo akunda umugore akamwubaha yego so namufashe iki ngiye byose rukumva barangiye iki kiganiro nibarize uyu muvandimwe mbaza murakoze inshuti zacu za Rukumbi TV mudahwema mwebwe mudahwema kudukurikira ubu kano kanya nipanze akazi ka Rukumbi TV reka tubanze dusuza abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali uturere dutatu Kicukiro Gasabo aba diaspora Imana ibawumugisha ako abantu mwese kuki mukunda abadiaspora none surashaka kuvuga Gasabo Nyarugenge Kicukiro mujyi wa Kigali turabashimiye
n'abandi bari hanze nk'uko abivuze mudahwema kudukurikira. Uyu munsi twa hostinze cyangwa se twatumiye Kayitaba Emmanuel, siko watangiye wivuga Nyagahene, nayo mazina yanjye buri Nyagahene. Reka nkubaze ikibazo cya mbere nkora mfitiye amatsiko. Nyagahene, ubundi wowe ku giti cyawe iyo uryamye nijoro ugatekereza, mu gitondo ugatekereza, buri gihe ni ikihe gihe wumva uzerekanira umukunzi wawe? ngo Ni ikihe gihe ongera usubiremo. iyo uryamye ugatekereza nijoro, ku manywa, mbega aho utembera hose, saa sita nyuma yaho nijoro, saa moya, saa cyenda, saa kumi n'imwe, saa kumi n'ebyiri. iyo utekereje wenda ku kintu cy'umuryango, icyo kintu ujya ugitekerezaho cyangwa wenda turi kukivuga wenda utajya ugitekereza? Reka ngusubize uburyo bwihuse. wowe ubu njye nabaye umunyamakuru, ntabwo ngiri kumwe nawe. ndabyumva urambaza ngusubize. ukajya utekereza aho amazuru yawe agiye. Thinking big. utekereze kure. kandi abadukurikiye kuri Rukumbi TV barita bumva ubyongeye kugusubiza. Yego, ubukwe, umukunzi, urukundo, iki n'iki ni umushinga uhoraho utasaza. icyo ni ikintu cya mbere. ntuzashaka umugore murakundanye umukobwa, yego, arangiza mugiye mu rukiko, murasezeranye, muvuyeyo gusaba no gukwa, ubukwe burabaye mu kiliziya n'iki, warangiza amezi abiri nese nyine uriya mushinga uriya ni umushinga uhoraho mpaka mutandukanijwe n'urupfu. none se ikibazo mfite hagati aho, hariho yego ababikora umunsi, hariho abajya mu bukwe bakereka ababyeyi, bakereka inshuti, byose nyine ibintu bikagenda neza ku murongo, umwungane wawe wenda mu kwezi kumwe bagatana. ariko hakabaho n'abandi bashaka n'ibyo twita koco bakarambana nkawe. nkanjye kameme. noneho rero iyo ubona najya nko mu nama, bashobora gutumiza inama y'abapapa nkajyamo, kandi naravutse nkureba kuri televiziyo, nkaba najyamo we bakaguheza inyuma hari inyuma. ntabwo uri umupapa, urakagorya. nese ngiye ko mfite abantu, ngewe ngira inshingano. urumva, reka izo nshingano zawe ryari wo nizo zatumye umera uruhara imbere y'igihe. kandi nawe ruri kuza ntazo ufite. uretse gato maze ngusobanurire wakicoco. wowe urashaka gushyigikira mariage koco. ngewe nkavuga ni ibintu bigomba kunyura mu mucyo. nka Rukumbi uyu nguyu avuga uti uri mukuru wanjye, ngwino nkwereke umukunzi wanjye, famiye yose ikabimenya, bakagutera inkunga, gutwerera n'iki, mushinga imigi hariya mu gikari, ufashe umukobwa uramujyanye, ubwe uramuhemukiye, mubyaye umwana wa mbere. n'ibindi nza kuvuga mu kanwa. kubera iki uriya mugore mubana si uwa kabiri, uwa mbere yagiye yarapfuye. yego, umwana yarapfuye, umwana ari kwa nyirakuru. noneho kugira ngo ngewe mfashe umugore, umwana agiye kwa nyirakuru, byaruta nkanabyihorera. none se Nyaga, hari ikiganiro twigeze gukorana muri 2019. icyo gihe tugikora mu kwezi, ndumva mu kwa karindwi gutyo mu kwa munani. ntubaza igihe wumva ushobora kuzakorera ikintu cyitwa ubukwe. uravuga ngo ubwo ni mu kwezi gutaha. ubu tuvugana turi 2025. ukwezi ntabwo kuragera. nkuko nakubwiye ko ibintu byose ari planification mu Faransa, planification mu Cyongereza, imipango mu Giswahili, imiteguro mu Kinyarwanda, nushaka n'ibingana n'ikubwire urarize.
ceceka rero ni ukuvuga ngo ikintu cyose kigira umwanya wacyo. Abantu bafite ubwenge bari kudukurikira bahita babyumva kandi bakabimenya, bakumva ko ukwezi gutaha reka nkubwire n'ukuntu akantu k'urugero rutoya. Umuntu yaragiye ajya aguza undi, amuguza amafaranga 100,000. aravuga ati ariko nzakwishyura ukwezi gushize. aramuha ukwezi gushize ajya kumwishyuza, aravuga ati ukwezi ntabwo kurashira, nzaba yaguha ukwezi gushize. Amugiye ukwezi ukariko, aramubwiye ngo ni mu kwa mbere, mu kwa ukwezi gutaha cyangwa ukwezi ni gushira nyine nzakwishyura. Ubyumve neza? Nabyumvishe. Bo noneho baza guhurira mu muhanda, amufata mu mashati, aramuniga fresh, abantu barahurura. Hagize ati buri bwo mfiki mwa bagabo ngo iyi mbwa nayigurije amafaranga 100,000 ngo ndakwishyura ukwezi gushize. Aramubwira ati uku kwezi turimo ukwezi kwa kabiri bifite iminsi 28. Ntabwo ni nzamwishyura kuri 30 ukwezi gushize. None barebye kuri kalendari basanga 28. Muri kure uramushaka wiki ukwezi nagukurasha. Uvuga ngo ikintu cyose kigira umwanya wacyo. Ubu nkubwiye ko mfite umu diaspora wanjye urimo kuza, jinshora no kumukwepa mwifatira Lorene wanjye uri hano. Ese wenda reka icyo tuse nkaho tuba tucyorosheho gato. Ubundi nk'umukobwa uryama ukavuga ati uyu mukobwa ndamutse ngiye mu rukundo yaba ateye gute kuri uwo mukobwa ureba nawe ukavuga ati uyu mukobwa yambera umugore aba ameze. Urabona Imana ijya kuturema ntawe yimyikiye, twese yaduhaye ibintu byangombwa kandi bidufasha. Umukobwa uwo ari we wese uko yaba asa kose ari umukobwa yego. Ariko hari uvuga ati wenda ukuntu ndeshya nshobora umukobwa nshobora kureba nkumva ndamukunze, ashobora kuba afite metero n'izi, ari igikarase cyangwa se ari imibiri yombi, cyangwa se wenda ari n'inzobe ateye gutya na gutya. Hari ukuntu ngo bigera no hasi ngo akaba wenda yagutse ateye nk'igisabo. Kuri wowe rero abameze nta wangi ibyiza. Ibyiza byawe rero iyo ubonye icyiza urakemera. Ye nakubwiye ni umukobwa uko yabateye kose ubona mukunzi apfa kuba afite icyo kintu kimwita ko ari kimwita umukobwa. kandi nanjye mba nkeneye nawe ukeneye umva ntago bagutumye amatafari barakubwira bati genda uzane munyu cyangwa uzane rukarakara cyangwa bloxima, ariko upfa kuba ari itafari. Ni itafari upfa kuba uri buryubakishe aho ushaka kubaka kandi rigakomera. Yego. Nyagahene rero ni muntu Nyagahene ni simple man, ni umuntu uyoroshya, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ugerageza gusubiza ibyo bamubajije. uvuka mu bana bangahe? Mvuka mu bana 12. Abahungu bangahe abakobwa bangahe? Abahungu 6 n'abakobwa, abahungu 6 n'abakobwa 6. N'abakobwa 6. Hariho abakiriho? Barahari. Bangahe? Usibye umwe witabye Imana mu yari yaje sinabonga kugira ngo mbivuge, aje mu gutabara u Rwanda arandipfira. Abandi bo baracyahari. Nyagahene watangiye filime byari byenekereje? Natangiye filime mu 2002. Hari ikintu ugiye wicara ukavuga ati iki kintu cyarankomerekeje kiransitaza muri sinema, gishobora no kuba cyaratumye wenda ushaka nko kubivamo ako hakazamo akandi kantu gatuma wisubira. Uko biri kose ntabwo iyo ikintu wakigize umwuga ntabwo wapfa kukivamo ngo bikunde cyangwa se ngo bikorohe.
ko twagiye tubona nk'abahanzi bose ba Roriro baracyari mu muziki, hari n'abandi arahindura agakora izindi bizinesi, ariko ngewe ikintu cyansitazaga cyane ni ukubona umuproducer cyangwa se umurealizateur ashaka kugira ngo yiherere imitungo yose ayitwarire wenyine, ntarebe inyungu rusange, kandi ababa bavunitse buriya nababa bagikina kuri tato. Hari utuntu noneho abantu baba batarigeze bamenya wakoze muri filime muri filime. yego urabona hano cyane cyane ko aba hano iwacu bareba izo dukorera hano mu Rwanda iwacu rwiza, ariko hari izindi nagiye nkora z'i Burayi z'abazungu, koze amafilime yarwanyaga jenoside yakorewe abatutsi hafi ya yose nakinnye. Ese ziriya filime zijya hehe? Ba nyirazo barazitwara bakagenda bakabanza kuronshinga, barakuronshinga kugira ngo uyibone kuri YouTube, nuko baba baza kunyura mu mijyi y'iwabo berekana ukuntu abantu bagize ibibazo, abantu bahohotewe, abantu bishwe, abantu bakoze ibyaha, hanyuma noneho bakabona kubishyira kuri public kuri YouTube. Noneho natwe turazibona, n'ubu ngubu ushatse wayandika ugahita uyibona, ni nyinshi. Mbibutsa iyi ni Rukumbi TV turiho uyu munsi twatumiye Nyagahene. Hari n'abandi bazagenda baza uko Imana izagenda ikomeza kudutiza ubuzima n'ubugingo, kandi nuko namwe muzagenda mudutera umurindi munatwereka ko turi kumwe, cyane cyane muri comment munasharinga nyine kugira ngo n'abandi bagende babimenya. Subscribe kakazogera se kariya. Nyagahene, amafaranga ya mbere wafashe muri sinema menshi nayo kavuga ati uyu munsi nakoze yaranga? Icyo gihe nari ndi Icyangugu dukina yitwa les jours où Dieu est allé en voyage, bisobanuye ngo umunsi Imana yagiye mu rugendo. Yewe na Miss Chanel, Imana n'umugisha, nafataga 200,000 isaha n'ibihumbi 200 isaha imwe. Ugakora amasaha ngaho? Ntabwo twatindaga, nashobora gukora amasaha 3, 600 yanjye akaba yanditse bakonta. Noneho imyaka nari mfite imyaka ari 2010, nari mfite imyaka 10, nari mfite imyaka 21. Ugaba afite imibare muhite mugira bahita bamenya igihe navuze. yari yabitwima. Navuze umwaka navukiyemo, ntabwo wamenya imyaka mfite ubu. Ariko muri 2000 na kangahe wari ufite? 2010 mfite imyaka 21. Urumva uyu munsi 2025 uhita wongeraho iyi. Noneho icyo gihe urumva wari ufite amafaranga menshi unafite imyaka mikeya, ntabwo byagushoraga nko mu busambanyi? Oya, icyo cyaha rwose n'Imana irabizi. Seze ukuntu nabikubwiye, ni icyaha kibi Imana yanga, nanjye ubwanjye ndacyanga. Yego, nanagisabiye imbabazi ngo sinzi niba nanagikoze kera, ariko ntabwo bizongera. Ntabwo ubusambanyi nafataga amafaranga nahoga muri hoteli, reba nibuze cyangwa hano kuri station ukambuka gutya ku ruhande ugiye kujya kuri centre de santé, hoteli iri iburyo, agenda ngafata amafaranga naduhaga kwa iminsi 3 nyuma bagahita baduhereza. Nafata igikarito cy'amafaranga ahita mfata moto muri hoteli, nafata agafanta nkanywa, amafaranga nashyize muri hoteli nayashashe ku buriri, agenda nkayaryamamo njyenyine kwiyorosa. Ubu Nyagahene turi kubona ubu yigeze kujya afata amafaranga akajya muri hoteli agasesa ku buriri, yaryamye mu mafaranga, amafaranga nkayasasa ku buriri, yewe noneho nkaza akuramo ibyo nari nambaye ahita niryamira mu mafaranga, kagarama mu mafaranga. icyo gihe nk'ubu ubuhe bwoko bw'inzoga?
kuko urumva nimba utarakundaga abakobwa tujye tuvugisha ukuri hari ikindi cyari cyarakubaze icyo gihe ni ikihe kintu cyakubataga cyatumaga ayo mafaranga ashobora gushira ubusanzwe ntabwo iyo umuntu ari mu kazi yihatiye inzoga nyinshi nanywaga primus imwe cyangwa ebyiri kandi nawe ukabona twaturi delegation y'abazungu bagera muri 30 akaza avuga ati wakinnye neza tu as bien approprié tu as bien joué barete kesi bakazana ikesi y'inzoga aho ngaho kuko hoteli twariragamo tukananyweramo yari munsi ya station gusa n'umuntu kujya za farmakina noneho inzoga zabo bashenzi zigiye kunyica wifitiye ikofe yawe baba ikarito noneho kanywa nk'amacupa ahubwo Grace Imana imwe umugisha iyo hoteli niyo misibuka izina rye bayita Grace umukobwa wakoragamo yigaga muri kaminuza y'Ubutare yitwa Grace niyo wanyakiraga muri reception hanyuma nahagera icupa rimwe tuza kuba umusambanyi urumva nari gukubagana ari byiza simbikunda Grace nkamugurira agafanta kamwe ahita nkatangira amafaranga nkayasasa ku buriri nkayaryamamo turimo turagenda dusa nkaho tunagana no ku musozo Nyagahe muri primaire wize natangiriye Lubumbashi nzagoma bagoma nza Bujumbura urumva ariko ngira umwana bagaride ni Lubumbashi goma majengo niga primaire myaka 2 bayongere Bujumbura niga imyaka 2 ubwo si primaire wambaye umbaze ni wasirikiriye nta mwana w'umukobwa wigeze gutera indobo yewe usibye no kumutereta wanteye indobo ngiye muteresa ahubwo ngiye barantereta ese nta no wandikiye n'akabaruwa kwa kundi bandika gutuba kare kaswe kirazira kikazirizwa nge narabareba nkagara gutyo nkabitegereza wowe nyina kiza none reka nze nkubwire utagira ngo ndakubeshya usabaza witwa Alice zakubwira Alice wa Kigali wa Kigali waragize azakubwira ngo waragize ngiye twaraganiriye nta kintu nakoze ariko amakuru mfite uhise unamunyibutsa Alice wa Kigali harahuye niyeranje nibwo naje kumenya ko ngo ushobora kwiranje abantu bari barahoraga bavuga ati Nyagahene ngo buriya ntabwo ashobora kuba intama yaramukandagiye ariko amakuru namenye ndicyo gihe wagiye kwa Alice urarayo urarayo naraye ninywera gato mu cyumba se yoya muri salo muri salo ndabucya mu gitondo mu rukerera itamaguruka njya gushaka umugabo witwa Gilbert ntabwo ari we ndamubura ngo waraye ngo ukora n'akazi ushobora kubaho ufite nk'abana mu muhanda mu nzira oya umva mwana hari umuntu wigeze kukubeshyira nabwo umwana aravuga ati Nyagahene ari Buganda yitwa Aline ariko sinzi yarakubeshyira impamvu bose bari ba ushobora kuba ukunda iyo nyungu ngo yitwa Aline ubu ngo ari Kampala kazankubite ikintu bita ese ko kuri mwana ni wawe ukubasura muzi ndabyibuka kuko byaracaracaye ku mbuga ati Nyagahene noneho byanze bikunze twajyaga tumubeshyira ngo ni inama ngo kumbi ya nama ngo ni ikiruru ngo barayingwera usoma nawe impyisi byo bikavamo oya ariko kandi uvuze ntabwo ari keza ngo ufite umwana ibyo ngibyo ugereranyije urumva abaretse gatoya urumva iyo ni biography yanjye ushaka kumbwira biography yanjye imbaza abana umubare wabo ubundi abana bose babara umubyeyi none se wabura n'umwana hariya mu muhanda agiye kwambuka kaburimbo nk'umuterura imodoka zimugonge kandi uri umubyeyi ese tuvuge kubawe abanjye ni batatu ufite abagore batandukanye ntabwo yakubeshya mbe umva yewe itangazamakuru
hari abantu bajyaho bakabeshya ibintu bitanabaho, ugasanga bamwe barimo gushwana n'abandi, bamwe barimo kugira gutya. Yewe mbabwiza ukuri, ufite abana hanze batatu hanze ariko apana mu nzu. mbese kuki utabazana ngo Hanze ba nyina se bajya bagaruka bari i Burayi, yewe ntago bari hano. ba nyina se bajya bagaruka mu kabonano Apana, ngo we yaciye ngo ntago waca urwango ndabizi, ariko ba nyina bo reka ngo ya turimo noneho sindi busoze nakubajije kuri projet shobundi yaragiye hanze Nyagahene twarakubuze pe, abantu bavuga ati Nyagahene ngo ntago ngo ashobotse ngo uyu muhaye amafaranga agaragenda akinywera ntaboneke ngo mu buryo bwose bushoboka. Tujya kugira gutya tubona hanze video ewanira nasirikira uri gusaba ubufasha. Kiramani tubona ahise agufata akujyanye muri Kiramani Empire. Uriya muryango wasanze umeze ukiwinjira kwa Kila ni ahantu heza cyane. Kubera ko nawe ubwawe uramutse unaje ukareba abantu ukuntu baba basabana, ukuntu bakina, ukuntu bapafominga, umva nta kibazo pe. Umuhungu aba ari musaza w'umukobwa, umukobwa akaba ari mushiki we. Kila nawe akayobora. None ziriya saga zirimo za Miki nimba abantu koko babanye muri uriya muryango nyine uwo nguwo tubwiye uko mbyumvishije, bivuze ngo wagira ikibazo bamufashe, wagira ibyishimo nabwo bamufashe. Iriya saga ya Miki ntabwo uciye mu byo uvuga, reka nsubire inyuma gatoya. N'ikimenyimenyi Kiramani buri mwaka asohokana timu yose bayijyana hanze bakaruhuka bakidagadura bakongera bakagaruka. Kandi buri mukinnyi we umunsi yavukiyeho amukoresha anniversaire. Biriya bya Miki rero ntawe ubuze inyombya kuyomba. Baravuga bakayomba bakavuga bagasebya uyu bagasebya uriya. Ntabwo ibyo ngibyo njya mbyemerera. ese ubona biriya bintu kuko ikibazo ni Miki cyangwa ikibazo ni Kiramani? Ibyo ugiye kubyivangamo ntabwo wamenye ukuntu byatangiye. Kandi noneho hahise mbere yaho haza n'indi y'umukobwa ngo nawe wamusabye ngo ruswa ngo Kiramani nawe yasabye ngo ruswa ya gahunda. Miki nawe ahita agarukamo. Umva nkubwire Gilbert, Kiramani ni umugabo wubatse. Sahubatse bose turumvikana. Ceceka nyine maze nkubwire, ntabwo Kila ashobora gukenera gufata umukinnyi we ngo amusabe ruswa y'igitsina. Si yo ugiye kuvuga, ntabwo bishoboka kuko akazi kose gahita gapfa. Ikindi kandi Kila Imana iguhe umugisha musaza. Ikindi kandi abo babivuga yemwe mbisubiramo buri gihe kuko sinjya mbura abantu bambaza icyo kibazo. Yego, abo ni aba contre succès. yego, Bagira ngo basenye Rukumbi, basenye wowe, basenye Nyagahene, basenye uriya, basenye uriya. Ntabwo ibyo bintu ngewe nabishyigikira kuko igihe gito wenda mvuga babanye na Kiramani, uwo muco ntabwo nigeze mumubona habe n'isegonda nini. Nta kuntu bamanaginga abantu barenga 60, 40, 50 ngo uvuga uti uyu mukobwa uriya jamais. Abo n'abashaka kumusebya no kwangiza izina rye. umenye ko imodoka yese yayigurishije. Ko Kiramani subombi rubanda bamushakaho. Rero niba biri hanze Imodoka uretse gatoya, imodoka ni ya miliyoni 50, sibyo? Afite cadastre Norvège ni buhazi cyangwa se abahazi bahita bahana. Inzu ishobora kuba igura miliyoni 300. None se agurisha yenyine agurisha imodoka agende n'amaguru bibaho ko biri hanze. Afite projet enye bibiri hanze nyine baba konte 6 nyine bagenda bagikwiza kuzahenza. Afite projet enye zose zinyuraho buri munsi. Urumva buri munsi araproduce uza amafaranga yinjiza ku buryo ajya kugurisha imodoka.
ibyo ngibyo niko bimeze. Ewana na komisiyo ngo yaje kuribwa ngo Yariwe itangwa nande? igice yariwe nande iri hanze aha Yariwe nande? ndabikwereka kuri video. Noneho rero nawe ngo umunsi wa mbere umushahara w'ukwezi kwa mbere akiwuguha ngo uhita umubwira ati ntago bihagije, uhita wikwepera ngo uhita wigendera. ibyo ni ibyanjye nawe birakureba se wewe yakoze na interview yakoze interview avuga ati Nyagahene sene ziwe zirahari mutuze rero ntabwo muzi ibyanjye Si byose iyo ubonye amahirwe nk'ariya ukaterera inyoni niko mbwiye, ushaka kugira ngo izina ryibagirane, ushaka ubumeze nka kwa kundi hari abasitari ngo bafata ngo bagasa nkaho babaye baretseho gatoya ngo barekure misile ngo izitwika. Wowe ubikora mu buhe buryo ubu myesote ifoka kile kugira ngo usimbuke neza usubira inyuma ahantu bitewe n'ukuntu waresha ugasubira ko ngo hari igihe ushobora gusubira inyuma ukatsikira cyangwa ukavunika. oya wowe usubira inyuma uri kureba ngo wari usubira inyuma atarebye agashiduka avuyemo akavunika atarebye ngo hariho nyine abasubira inyuma batarebye abo ni abaswa. Noneho rero wowe iyo uri kumbaza ibibazo nk'ibi kandi ukabyemeza ko ari byo ubushingiye ku biri hano hanze. ibiri hanze biri hanze uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Uzakora ibyiza babihindura ibibi, uzakora ibibi babihindura ibyiza. So nta muntu n'uyu n'umwe wakwanga amahirwe, njye ntabwo nayanze kandi ni njyewe nyiri ubwite uri kubigira gute. Wowe ufite ukuntu sinza ubundi ibyo bigambo bikura he rega mbabizi ubizi gute ngo ya mbere wararenguye Nyanza ngo urarana n'ibyana ngo yewe kujya Nyanza nagiye Nyamata Nyamata gikapu barakinyiba ngo kimyenda bakwita imyenda byose nta cyato byose bari cyakira ntabwo banyibiye Nyanza banyibiye hano sonatire. Noneho rero ubwo wowe urimo gusubira inyuma mu bibazo abantu bagenda muri 20 maze kugira nakira ubwe narabimubwiye mbibwira Eminyabo mbibwira Mitsu mbibwira Soroba mbibwira abandi abo akora ndabubaha Imana ifashe bivuze ngo rero mbaza ikibazo cy'ubwenge ibyo ngibyo bindi shira pembeye. Baramutse bakugize minisitiri w'urubyiruko n'icyo kintu ubona wakora? Minisitiri w'urubyiruko nasigasira umuco kugira ngo urubyiruko rudataka. Nakaye kantu ubona wahanga gashobora kuvuga akantu nahanga ubwo bayita innovation na create cyangwa se na creatinga ibindi kukubwira nyine gufasha urubyiruko kugira ngo bazamukire icyarimwe kandi ibiyobyabwenge pembeni bakamenya umuco nyarwanda uyonye ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge nka rukumbi nka mutero mucinya hasi bose rero education. Inshuti bavandimwe mwarimo dukurikiye ngewe reka nsoze ariko reka mpereze wari waduhaye umwanya nawe tubwire. murakoze cyane umva murakoze cyane rwose mudukoreye ikiganiro cyiza. Aba bagabo badukoreye ikiganiro cyiza kabisa. natangiye ari jyewe ubaha ikaze ariko birangiye bankuye kuri mikoroda. Abahanzi ubundi niko tumera. Ndabemera cyane kabisa. Murakoze cyane. Bon, abakunzi ba Rukumbi TV mukande subscribe mukande kukazogera kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV mujye muhita mubibonera igihe, hanyuma murayikinge iyi video hanyuma banasharinge banaduhe kandi n'ibitekerezo batubwire uko bumvise urugendo rwa Nyagahene muri sinema, uburyo mbese byinshi biography ye mwayumvise n'ibyo ateganya. Murakoze cyane rero turabashimiye, ndabashimiye namwe mwabagabo mwe muri imfura cyane. Imana ibaho umugisha. Rukumbi TV turabakunda cyane abadukurikiye. Ciao.